dusangire ubuzima. Bumwe mu buryo budufasha kwishimira impano y'ubuzima ni ukubara imigisha dufite. Umugisha umwe nagize ntigeze ntekereza ko nzagira ni inshuti. Sinigeze ntekereza ko nzagira inshuti nziza nk'izo mfite. Nibyo koko n'ibyo mfite byose si uko nari mbikwiriye. Ibi bituma mporana umutima ushima. Impamvu ntangazwa n'inshuti mfite ni uko nkura ntigeze ntekereza ko ngomba kwitwararika ku buryo mbasha kugumana inshuti. Ariko ntangazwa ko ngifite n'inshuti twiganye kuva mu ishuri ry'inshuke n'ubu tukaba tukigendana. Sabo gusa, aho nagiye nyura hose hatandukanye nagiye mpakura inshuti zitandukanye kandi zikomeza kumbera iz'umumaro. Abantu baza mu buzima bwacu bakadukunda, bakatwakira uko turi kandi bakabasha kudufasha kuba abantu bazima n'ab'igiciro. Baduha amahirwe yo kubakunda, tugafatanya ubuzima nabo, bityo bikatwongerera ubumuntu. Mu muco wacu bigaragara ko imibanire hari igihe igorana cyangwa tukayitekereza mu buryo budasanzwe, aho usanga tugenura tukavuga ngo abana bakize, amaboko atareshya ntaramukanya, cyangwa se ukize baraza. Abantu bose bari mu buzima bwawe ubwabo ni ubutunzi, kandi igihe ubafite aba ari bo bose ukabona bagukunze, ntuzabifate nk'ibisanzwe. Don't take it for granted. Niba gukunda nawe uzige kubakunda no kunezezwa n'uko bafite. Hari abadakomeza ubwo bushuti bakagenda, ubwo icyo nicyo gihe bageneye cyo kuba mu buzima bwawe, ntibizakubuze kugumana n'abo ufite, kandi abamaze igihe nabo kubahwa. Niba byakugoraga kwita ku bantu bakuri hafi, nakwibutsa ngo abantu ubwabo ni ubutunzi, kandi si ibyo bafite cyangwa se icyo bazakumarira uba utekereza. Kuba bagukunda kandi bakishimira kubana nawe, ibyo birahagije. Burya aho ubutunzi bw'umuntu buri ahashyira umutima. Kandi inshuti ugize ugifite imbaraga nizo nabonye mubasha kumarana igihe, kuko hari igihe ugera kubaka ubucuti bushya bikakugora cyangwa bikagusaba imbaraga nyinshi ndetse n'umwanya udafite. Nkwifurije kugira abantu b'umumaro mu buzima bwawe bakubera inshuti, atari uko ukize cyangwa ko bagukeneye, ahubwo banezezwa n'uwo uriwe. Abo ni abantu bitagusaba kwishushanya ngo ukunde wakirwe nabo, ahubwo bamaze kukwakira uko uri. Unezezwa no gukora ibibanezeza no kubakunda. Gubwa neza.